Yo, what's up my people, this is Oliviston, umuhungu mukuru man Kanombe City, tubatama ibintu birenze buri munsi. Ndi kumwe n'abajene babiri, ndi kumwe na Fabulous King, ndi kumwe n'uwo bita Tony. Tony, ngo bimeze bite? Sawa, bimeze fresh, bimeze bite? Fabulous King, cyakoze ikintu kirenze mbonye cyo nuko mwambaye neza man, mwambaye neza fu. Kwambara neza byo ni ibisanzwe man, barabizi kuri Oliviston nitwa fashion kandi b'umwuga. Cyo nicyo kintu kirenze cyo nuko mbona muzi kwambara byatari. Bakurikire kabisa, ibyiza biri imbere kabisa, ndabijeje kabisa. Umwana yambaye neza. Ya umukobwa mwiza cyane turi ku mwana bamwita Mutoni, n'umuntu dukorana mu kazi ka buri munsi, mu fashion, mu acting, mu video, mu filime, mbega turi abantu bundi bakora fashion by'umwuga, nibyo bidutunze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ese aba bantu mubazaniye iki? Aba bantu tubazaniye story nyinshi, tuje kubigisha kwambara neza, tuje kubaganiriza. Mutoni nawe yarakumbuye kuza hano kuri Oliviston TV, tugira ibyo tuganira, mbega tugira ibyo tubasangiza. Projet ni nyinshi, mbega turabibwira muri rusange, nawe uragira ibyo tubazaho tubasobanurira nta kibazo. Okay, Tony, niki kintu uzaniye abanyarwanda, abantu bagukunda, abantu nyine babonye ikiganiro cyawe cya mbere? Gahunda ni yayindi ni cyangwe baragukunze ngo useka neza, ngo wambana neza. Murakoze cyane. None ugarukanye na Fabulous King, umuhungu mukuru ku cyangwe ni mubi cyane. Umuhungu w'umusaza. Umusaza w'umuhungu. Ya, ni fresh kabisa. Hari umufana wambwiye ngo igihora useka. Yego. Umufana wamwumvutse. Shaho umufana ubundi njye nawe turakunda, nubwo turi mu rukundo aka kanya. Fabulous King. Yeah. Baguhitishijemo umukunzi wawe na Tony aka kanya muri kumwe. Oya, urabizi man, aho ngaho nawe ushaka kuniranya n'umukunzi wanjye, kuko n'abadukurikiye barabibona ko buriya iyo umuntu ari inzobe ubundi akunda igikara, nubwo Tony atari igikara cyane. Ikindi buri ugasanga ku burebure bwanjye nakifuje umuntu tujya kuba nyine tureshya nka gutya. Uyu munsi urarara he? Munsi ndarara iwacu man, turi mu kazi, tunarataha nanjye ndataha. Bivuge ko iki kiganiro madamu uri buze kukireba. Abakunzi bacu bazi kukireba nabo. Usibye guteranya abantu ati iri kubyumva, aravuze ngo nyine atanze fati zose nk'uri kumvuga, ako yabanje kunkatira. Ubwo rero ntuteranye, ese ubu yataha. Njye mvuze muri rusange, ndavuga bambajije ngo mbaye mitamo hagati y'umukunzi wawe nanjye, habayeho andi mahitamo. Okay, ushatse kuvuga ngo uvutse. habayeho andi mahitamo shana kitwariraho. Ikibazo ntabwo Mutoni yabyemera. Mutoni nawe ariyemera, buri yagize amahirwe yo kubona amafaranga ari umwana, nyine bituma n'izina rye no kwiyemera byose bishyira hejuru byataye. Winderanya n'abantu ntabwo niyemera. Ese uri kwikatira? Uri kwikatira ariko n'umushera afite icyizere. Ndi gusaba sheri wanjye imbabazi. Ariko n'umushera afite icyizere, ahise atambikamo akantu ngo nakize nyiri umwana. Bro, ntabwo nyiza ahubwo ni ukujya ngo y'amafaranga yayandi make nayo mudashaka kurekura. Cyangwa ni cya cyizere gike cy'abajene, cyangwa abajene batuma abana tungana bigira gushaka abapapa wanyu. Ariko mwaranadukanze muri iyi minsi, urumva nkanjye uba ufite amakuru nyine yuko ufite amafaranga, sha ngomba kugutinya byanga byakunda pe. Na amafaranga hari iyo ni excuse uri kwiha, kumva. Ariko nta mafaranga hari. Amafaranga muto ufite arahagije man, ese ushaka miliyari? Nese nyakuyezo ubwo se wamaye ko wagendanye. Ndaje ndaguha. Hano yabonye amafaranga nawe mba mwumva ahubwo sinzi impamvu bari abagira atagura akantu. Oya, nidusoza hano igihe cyo mushaka mukimbaza. Ngomeza ubivuge gutyo, nutanga yo guhaha. Njyewe ndabatamo. Fabulous King, ikiganiro gishobora kuzatuma wahukana undi muntu. Oya, mumbwirire. Arabizi ntabwo yamubwira. Mumbwirire umugore we yamukunze avuga ko ari umuntu urenze wa mbere. None ari kumwe nawe, ari kuvuga ukuntu ngo abonye amahitamo yandi yahitamo wowe. Ariko mani tuba turi abajene, urabizi nawe. Cyangwa ushaka kugira mu urugero, ukanga urugero rwa hafi. Buriya igitsina gabo nyine dukunda kurya hanze, sinzi niba ubizi icyo kintu.
akenshi ntabwo ibyo mu rugo nyine umuntu aba yumva yabirya buri munsi, niyo mpamvu akenshi uva no mu rugo batetse tu ukaba wakwirira no muri resitora. wambwiye muti abagore bawe ntabwo baba bazi guteka nka ya mashuri bajya kureba ngo ari amashuri aba azi guteka byatari ngo aragutekera mbasi arahukanye ubwo ushatse kuvuga ko iri joro uri buryo iwanjye. Oya ngewe batagira ngo wenda niko bimeze, ariko muri rusange niko abagabo turemye, ibyo hanze biraryoha. Tony, ni iki kintu ukunda mu biribwa? Mu biribwa buri agatoki. Buri igitoki aba ari sawa. Ntabwo batubeshye. Ubu agatoki kuko nicyo kintu cya mbere ugiye mu kabari, ugiye ahantu wasohotse muri hoteli. Ase kuki mwumva ko iyo usohotse urya ibiryo? Oya turi kuvugisha ukuri mwana, tubwiza igitoki nicyo wahitamo. Njye mvuze ibiryo nabasha kwibonera. Wabasha kwibonera kandi bari kuvuga ngo ufite kuvuga favorite. Okay, ndi kuvuga favorite food yanjye. Bya biryo mvuga ati anytime nabishaka nabibona, singiye kwihanika. Ariko impamvu uvuze ko ikintu ushobora kuba nayumva, hari undi muntu ushobora gutekereza ngo ngene yatangiye inkoko. Uzo muntu impamvu yahitamo inkoko, ashobora kuba inkoko atayibona n'umwaka wacu aba wenda atabonye inkoko, ariko wowe inkoko urazibona buri munsi. Fabio yavuze ko ntabwo ari buri munsi, ushobora kuba atari buri munsi, ntabwo ari buri munsi. Ako uburyo ubibajije umbajije nyine ibyo nkunda, ngiye nkunda igitoki, ntabwo ari byayo, ntabwo umbajije ngo isosi urya iki. Sinzi iki kintu nimba uri kucyumva. Aho hantu urambwiye ngo nijye ufite amakosa. Aho hantu ujya unyegera umbwira ibintu uri bumvaze. Iyo usohotse urya iki? Iyo usohotse urya iki? Shaka ndya byinshi, n'ibyo bintu byinshi bitandukanye. Ako mu bintu ndya haba harimo inyama. Haba harimo inyama. Icyo rero nicyo nanjye narwanaga no kugira ngo numve umbwira, kuko nakubonye mbona ko ukunda inyama. Aka kanya ngize umushi sha mushiga bari wowe ni gute wawe mushi wamurabuye mushi? Ariko urajyamo inyama ngewe urumva icyo nashaka kuvuga. Umusore ajya inyama agira ngo noneho niwe mushi ubundi wa nyawe. Tubwize ku rubundi urumushi ibintu bimeze bite gutuma inyama kuri bitari joke man, ngende umwana w'umushi kabisa, wacu ni Kamembe barabizi nyine ngiye ko tunagendanye udakunda inyama, ubundi twakicarana kwiyo tebo. Akareka ubwira abashi muri industry muradufite, turabafite gute? Iyo nundi mushi abashi nyine tuba twaravuye kure, niyo mpamvu yo tuje. Ubundi uzumuje ni kintu mwemerera, niba ari umuntu ubundi ngiye ntabwo nkunda guteka, ariko umujene akunda ikintu bita guteka, azi guteka none yagutekeye. Ateka nk'indaya. Nta mugabo w'indaya ubaho. Guteka nk'indaya ateka nk'indaya bise. Yaneka nk'umuntu wabyize. Ko ufite experience ya. Hari ukuntu uba warize guteka, ariko indaya ko yagutekera kose ngo numva amakuru ngo biba biryoshye. Nayo bifite experience man. Cyangwa nuko wayikunze ibya byose wayikundanye nawe. Se indaya uba wayikunze buriya. Sibundi buriya tutabeshye. Iri kumwe n'umuntu uri kuba mukunze. Oya. Nese ubwo iyo ugiye nko ku muhanda ugasanga nk'urugero ugiye gusumba ugatwara. Ese gusumba ni iki? Ariko tubwira Abanyarwanda ntabwo abantu benshi reka bamenyera icyo Kinyarwanda. Nko kugura ukagenda kwa kundi kugura iki? Icyana, inana. Shaye mutungiye ntabwo ndagura icyana pe. Ntabwo ndagura icyana. Noneho ako wazaretse ngo guherekeza rimwe ukajya kugura nk'icyana nkumva muri guciririkanya. Ntabwo biba. Nese ngiye namenye mubwira ngo iki nshobora kumubwira agahita nanyirukana. Ngo ndaguha 30. Aya hafi nakujyana hahandi kwa Banzovu. Oya reba iyo ukomanze, iyo akomanze ahubwo umuntu uje kumukingurira ikintu ahita amubwira bwa mbere ngo karibu. Karibu kiriya. Ibiganiro baciringa ku kanya. Aba ari amafaranga nyine, kuko urumva niba ari byo bintu yahisemo gukora cyangwa byakunda nyine ntabwo mwahuzwa n'ikintu kitari amafaranga. Ariko njye ntabwo najyamo ibyo biboro kabisa.
man mba ndi umujene ufite injuga zanjye ntabwo nabura umwana ufite injuga mw'uyu mujyi ku buryo izukeya ibaze kuba ako ni heze takora abagabo barige natwe man tuba turi abagome reba ufite nk'icyana n'umutoni murarana mu buriri ukagisiga ukavuga ati ngiye gusumba indaya ku muhanda njye ntabwo nshobora kujya mu ndaya hoyi nyine ntabwo wazijyamo ariko se izo njuga uri gukangisha suswa n'abana zidafata nk'abandi urugero ndetse ngo umwana uzazijyana izo njuga utazanye amafaranga nawe zagufata n'aka kanya turi kumwe nkahita tujyana nkakujyana iwacu aka kavura ngiye kumutereta ngiye kumutereta kandi zimufata uri kumva leta bikavamo basi mbwira ijambo yazo kubera wabyishyizemo basi nambwira ijambo narumva buri muntu wabyishyizemo mani biragorana ariko bisiyasi noneho reka mubwire icyo kiganiro nta nubwo nacyumvishije basi nterera wateretse umwana ari gushaka kunungura mwana umuntu yamaze kwitegura ibintu byose nyine yabrotse wowe noneho ukoresha ubuhanga bwawe nk'umuteretse ariko gusa mureka ubutanzamutungura ngiye ashiduke yisanze muri iyo duweri ntabwo azamenya n'ukuntu gusa ikintu nakubwira ni uko nta mukobwa injuga zitafata buri cyakanu k'injuga zawe ariko n'ubundi mwisanga mu bihano wowe wivugisha gutya ariko ubundi igihano kisangamo buri gihe birangira n'ubundi ari umuhungu muri kumwe ni umuhungu muba muri kumwe ariko utajyana injuga mbese wajyana iki reka mubigire uwo mwana uba wumva ubaye nk'umusore ugiye gutereta wagenda urata amafaranga cyangwa wajyana injuga injuga shari nigiye kuvuga byanga ukabikiranye mbese umusore uzanye amafaranga n'ufite injuga uwagukurura muri bo ninde shana ufite amafaranga wabibwirwa n'iki izo njuga se waziranye ari umuntu uzana amafaranga yakwereka gutya yakwereka ubigire umutipe ufite amafaranga tugiye tubyemera aba ari romantike ntabwo ndi romantike uri bafuresheri mfite kure ko turi kuganira ubu ntabwo ndi romantike reka babigire nk'icyana agiye kuntera isi mani wowe niwe uyu musheri wereka bubwire nko wakundi ushobora no kujya guporopoza muri kurya ugahita utereka aho ngaho nawe agahita umuhani nta njuga ufite abana bari romantike abana bafite amafaranga baba bari romantike abana b'iki gihe ntabwo umujene ufite amafaranga akomeza kudukora ntabwo umujene ufite amafaranga yiwe agira injuga wabyitiranyije umujene ufite amafaranga mani nta n'umwanya agira ntabwo nakubwiye ngo ni injuga aba ari romantike nta muntu igare ugira amafaranga buryo uba romantike kubera ko umwanya aba ari mutoya ni ukuvuga ngo Fabulous King wowe bagusuzuguye mani bavuze ngo inzoga zawe ngo ziraciriritse wowe ngo nuko nta mafaranga ngira mani ase bundi reba aya maso ngo nuko nta mafaranga uko ashobora kubona gutinya ni ibyo atisanzura ubundi gakurebe ubundi yakuye muri nit mbase wapi umwana uwo wakwemera bro yajya no gukora ubwihebe muri bya bihugu by'abana wenda ndashaka kukwereka nyuma y'iki kiganiro namuparikishije icyana noneho cya danje kinafite nyashi none urabona ngiye n'ubundi gusanga mba nikundira ibyana biremereye mukunda ase wahindukiye kare ibyana akubundi azi ibintu utwaye agize isoni ntabwo yabikwereka ntabwo yabikwereka se reba inyuma akureba ako kantu ukihoreye ntabwo yabikwereka ntabwo nabikwereka akishani nicariye ikarito ya gome irasiba kandi wowe ukunda ibyara bifite nyayo niyo mpamvu nyine kugutereta biba byangoye ariko gusa muri rusange humura ngiye nzakwereka naparikishije icyana cya kindi nyine gutyo uri kumbona uyu mwanya ashobora kuba atari wo ejo nzaba ndimo ariko icyo cyana azaba ari nk'ikimama none se si byo byoroshye ese wagize ngo kuri iki gihe mani ngiye natereta umukobwa wagize ngo ngiwe ugize ngo kuri iki gihe se wagize ngo mani icyo gihe ntabwo uzaba bikitwa gutereta uzaba ugiye gukora akazi kananiye mbese muto mbese ntabwo ushobora gukundana ntabwo ushobora gukundana ngo kugira iki gutereta umumama ba basore bipanga akazi bya bintu bakora babyita kugira iki
gupfubura. wowe n'ikindi ariko afite n'agatayi Ariko se none se kamubaze Imana tugiye tuvugisha ukuri, abakobwa b'iki gihe we urabizi nyine nawe uri umukobwa, abenshi si basigaye bikundira nk'abantu b'abasaza abapapa bubatse, kubera iki nyine usanga ko benshi basigaye bigira mw'iyo revo. Natwe rero nk'abajene hari igihe ujya kureba mugana ugasanga nk'umukobwa nkawe aragoye byatari, sibyo? Wakati abajene harabwiye ati ibintu byo kudakora mu kazi ati erega barakora. Nese abakobwa bako bakunda abasaza yavuze ko badakora. Nk'ubu turabizi neza ko abakobwa i Kigali nibo bafite akazi kandi kagiye ari keza kanarenze, sibyo? Barakora pe. Abakobwa b'i Kigali ni abasirimu, ntabwo uwo musaza yaza akumenyere buri kimwe, ahubwo nuko wenda hari support ziri hejuru babashyiriramo. Natwe abo bamere ntabwo yakumenyera buri kimwe. Kinatakumenyera njye nemera neza, hari ukuntu atagukorera akazi neza ariko support yo ubundi arakuryoshya. Noneho nkahita nza gushaka umusheri nkawe ukora uza gusoza nishona atarangiye. Natwe nyine abamere buriya, natwe nyine impamvu natwe twipanga akazi k'abamere nk'uko nguko. Ujya kureba ugasanga umukobwa arakugora, ibyo bicera ari gukenera ntabyo ufite, sibyo? Ukareba ugasanga umumere nawe wa mugani uwo musaza yaramutaye nawe afite irungu, nakihurira ugasanga kuganira nawe biroroshye akakorohereza. Kandi wibuke ko abamere noneho bari abantu b'ababyeyi nyine bagira impuhwe, iyo duhuye ntabwo ashobora kunkasa nka kuri uri kunkasa ahita byoroshye. Nyine umumeri ntabwo agukanira ngo nyine uduri wapi, ubwo umumeri aragora kuko aba bashaka ngo umukoreshe bya bintu cya gisaza kitamukorera. Ariko niyo yabigukorera kiriya kintu kiba kireshya. Baba we uzi umumere arakurebye ka Fabrice ari kubona karananutse wenda ni keza gusa, ariko arareba akavuga ati kano kana ngiye kubanza nkagaburira inkoko akayigukarangira ibishi byose akabanza akamakinga showa ko nyirinzu nta kibazo mufitanye, wowe akagukorera show zawe zose. Nese uwo musaza we yagukora nk'ibyo umumere yagukora mu ahantu hanze ibintu byose ushaka bikugereraho ku gihe. Yo what's up Kofi umuhungu mukuru, umva se reka dusoze narebe nakagaruka bro, nakagaruka dufite ibintu byinshi tubafite wallahi. Ni kumwe n'abajene babiri bano barenze kabisa, ubutano no kuza ba beach. Reka tugarukane na mutoni wacu kandi turabakunda cyane.